ni igihe urota na marayika w'Imana bakuzengurutse uri nk'ugenda aho mu ishyamba cyangwa ukabona hari abamarayika bakuri iruhande nturi wenyine ukarota mugendanye baririmba ariko no kwatara abantu basanzwe nyine ntabwo ndi butinde uyu munsi none oya nta mpamvu. Icya gatatu gikomeye ni inzozi urota kubona uwihishe umwanzi ko nta ntwaro bacuriye kukurwanya, ariko nta ntwaro bacuriye kurwanya bizagira ikigutwara kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukurwanya, uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Amen. Some Yeremiya 20:11. Yeremiya 20 nta ntwaro bagucuriye. Yeremiya 20:11 haragira hati ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba. Nicyo gituma abandenganya bose bazasitara. Nibo bazasitara. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kaze mwese ku Bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nibyo twarabibonye burahinduka, ariko uko buhinduka Satani bitewe n'ibihome tuba twamennye n'amabanga ye twamennye ntago biba byoroshye, ntago aba tworoheye. Ajya mu byawe agashaka kubisenya bitewe n'amabanga ye wamennye. Twarabibonye mushumba aho yinjiriye mu byacu, ajya muri saundi arabimwamwanya, atuma abantu batumva ibyo twabageneye kugira ngo bumve. Amazina yanjye ni Jerry, ngo haye ikaze cyane mushumba, nawe ndakwakiriye, umeze neza? Kumera umugisha kunyakira, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Yego, wambaye neza, umujenerega. Yego, no kugerageza Imana y'ibinshoboza. Yego. Uyu munsi rero n'ubundi Satani ntago tuzigera tumworohera. Oya, nta n'impamvu ariko. Ntabwo tuzigera tumworohera na gatoya, kandi amabanga ye ntago tuzayahisha. Tuzajya tuyamena, abantu bamenye ibyo barwana nabyo, bamenye uburyo babyiyambura, bamenye uburyo babohoka n'icyababohora, n'uwo basanga, n'uwo bahungiraho. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo ubohora. Niko biba bimeze. Mushumba, hari ibintu dukunda kumva kandi tukanareba. Ndashaka tugaruke mu nzozi. Uyu munsi turajya ku nzozi cyane kuko twabonye ko ari imbaraga. Twabonye ikintu cyanshimishije wambwiye ni uko Imana yonyine niyo itanga kurota. Yes. Yonyine. Yeah. Hari ibintu imbaraga za Satani
ukuntu zifata umuntu zikamujegeza zikamwigirizaho nkana. Mu Kinyarwanda baravuga ngo kogera uburimiro. Ni iki? Ni izihe nzozi nimba bishoboka koko zishobora kukwereka ko se narengiye gukoresha Ikinyarwanda utari agafu k'imvugo rimwe kuri Satani, atapfa kukorohera, atapfa kukwinjirira, atapfa gupfa kugufata uko yishakiye, uko yishakiye. Inzozi ni izihe zikwereka ko dayimoni zigutinya? cyangwa no evil can, ubwo ivo nta mwuka mubi ushobora, nta dayimoni yakwataka muri icyo gihe cyawe. Yego, nagira ngo mbere na mbere dusome ijambo ry'Imana rigaragara muri Yesaya 5:17 tuganira ku ijambo ry'Imana. Yesaya 5:17 dayimoni ahunge aduhungane n'abacu bose. Yesaya 54 verset 14. Oya 17 haragira ngo Yesaya 5:17 haragira hati ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya, bizagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukurwanya, uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Amen. Some Yeremiya 20:11. Yeremiya 20 nta ntwaro bagucuriye. Yeremiya 20:11 haragira hati ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba. Nicyo gituma abandenganya bose bazasitara. Nibo bazasitara kandi ntibazatsinda, ntibazigera batsinda, bazamwara cyane. Ikimwaro kizajya ku ngofero no ku myenda bambaye, kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kuko batakoze nk'abanyabwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Umuntu wumvise naho mbese soma Zaburi 20:11 nabwo. Zaburi 20:11 haragira hati nawe uzatsemba imbuto zabo mu isi, urubyaro rwabo uzarutsemba mu bana b'abantu. Rwango Imana izo mbuto mbi zazivana z'abadayimoni. So rero nagira ngo umuntu avuge mu izina ryavuga ati nanjye sinshaka ko hari imbaraga zongera kunyegera, nanjye sinshaka ko hari imbaraga mbi zongera kunyegera. Izina rya Yesu ukaturonka gutoye ati yewe nta mbaraga nimwe igomba kwegera ubuzima bwanjye, urugo rwanjye, umuryango wanjye. Don't touch me, hagire binyegera, munyegere nimunkoreho. Izo nzu rero tuye kuziganyaho ko zirahari, zikwereka ko uri mu gihe cyiza cyo kuba nta mwanzi wapfa gusatira uko yiboneye. Yego, icyambere ni ukurota urimo usenga mu nzozi, ukaryama ukarota urimo uvuga mu ndi musenga, ariko urimo urarota kabone nubwo mu bisanzwe utari umunyamasengesho cyane, ariko sanjye igihe watwitse wa mugani wanyu uri mu mundi muri muravuga haguruka bizicyuye, menya ngo ako ni akamenyetso ka ni inzozi za mbere zerekana ko Satani yakugiye kure n'abadayimoni bari baragufungiye kure, bararindiriye gusa ngo ukingure binjire gusa, ariko ubundi baratorotse, ntago yakuvogera uko bishakiye. Kandi ko nashobora no kurota asenga gutya adasanga n'amasengesho, nibyo nabaza, atanaterura n'isengesho ry'iminota 3 bamubwira ati dusengera gatayirukanka ko ntazi ibyo ari buvuga, ariko mu nzu ukarota urimo uvuga mu ndimi nyinshi cyane, usenga wabize icyuya, usenga umwanzi ntizakwegera. Kabiri ni igihe urota ubona abamarayika b'Imana bakuzengurutse, uri nk'ugenda aho mu ishyamba, cyangwa ukabona hari abamarayika bakuri iruhande nturi wenyine, ukarota mugendanye baririmba, ariko no ko atari abantu basanzwe nyine. Ntabwo ndi butinde uyu munsi wa none. Oya, nta mpamvu. Icya gatatu gikomeye ni inzozi urota kubona wihishe umwanzi, ukabona wihishe umwanzi cyangwa se wakwihishe, ukaba umuntu uramuzi, ukabuza ibyo akora, asobancaniye kakayagara. Yego, nta kibazo. Ukabona umuntu uramuzi
nawe arakuzuza n'ubugome bwe ariko yakubona ukabona ese yikingirana cyangwa acengeye mu gihuru cyangwa yihishe wowe kimwe nuko nawe mwihisha ntakubone abanzi bacu bakomeze bihishe vuga ngo ukamutanga kumubona ntakubone cyangwa se yakubona mbere ukubona arakwihisha yego icyo bisobanura vuga ngo kuba umwanzi yakubonye ibi mvuga babyumve ubundi reka tubwizanye ukuri yego uwo gukundura mose no kwangura mose yenda uhishe ntiwamenya ariko ubona we akubonye agahita yihisha ntimushaka ko umuntu ahura kimwe nuko mu buzima busanzwe hari umuntu ukubona mbere agahita yigendera muri telefone uko azi ibyo yagukoreye ikimwaro kikamufata akagenda yikoresha muri telefone kugira ngo utagira icyo umuvugisha yego ibyo nabyo birumvikana kanwa wakumvise nakumvise ntabwo urababona bibaho cyane wahura n'umuntu kuko azi ibyo yakoze akirebesha muri telefone akirebesha ku ruhande nicyo ikindi ni ukuro tubona umuriro w'Imana ukuzengurutse umuriro w'Imana utandukanye n'uyu muriro tuya tubona mu ziko mu buryo bwumvikana hari igihe wagira ngo hari urimo urashya muri izo nzozi ni uburyo ufite icyo twita imbaraga z'Imana mu kintu bita mu nzozi gusa niho twibereye ubu ngubu aho nushaka wa wundi usanzwe icya gatanu ni igihe ubona umuntu akujombye igikora ikintu cyica ariko ntikibashe gupenetra mu mubiri wawe ijambo ariko ntikinjire uba uri protected shomba icyuma ntikinjire tera umwambi ntiwinjire kurasa isasu ntiryinjire aho ni mu nzozi yego ni ibintu bikomeye kubyumva ahantu humve ni ikintu ntibashe kwinjira mu mubiri wawe yego wakandagira ihwa ntiryinjire mu nzozi wakandagira umusimari ntiwinjire umuntu yakujomba ikintu ntikinjire mbe ukabona binaniye kupenetra ngo mu mubiri wawe uri protected ko n'inzozi zikwereka ngo umwanzi ari kure yawe satani n'abadayimoni barimo baracungira hirya yo kure ntabwo bakwegereye ngo bahangane nawe hanyuma rero ikintu turi bwite cyane mu gihe urota ubona umuntu ashaka kudisturbinga bikamunanira kuvangira mu byo urimo haba mu mvugo guca mu ijambo mbega umuntu ushaka kudisturbinga imbere y'abantu ku buryo ushaka kugusebya ari ukabona mu nzozi urugero nk'ubusu nkwereke reka nguha akantu koroheje ushobora kugira gutya ngo ntangire kumesa umuntu akaza akamena amazi cyane natangira ko isafuriya ngo nyiteke atakura imbere bakayitwara mbega umuntu kudisturbinga mu bitekerezo mu myumvire mu bikorwa mu byo ugambirira uwo muntu ukabona bimunaniye kubikora cyane cyane ikimenyetso arabishatse ariko ugize gute biramunaniye agiye mu yandi magambo ushaka kurogoya yego kirogoye ukamutsinda pe aho akananirwa yego muki mu nzozi wiryamye ukabona ataragambanye biranze ararogoye biranze mbega muri akagerageza uko ashoboye kose kugira ngo akudisturbinge mu buryo bugaragara ko bikamunanira kubera ko you are protected kandi urarinzwe kajambo wakumvise ariko nakumvise ko ngaho Imana iguha umugisha mwinshi cyane amen ndabara ikindi ni ukubona za nyamaswa z'inkazi zibasha gukuruma ariko amenyo ntiyinjire muri wowe ukibona ziraruma ariko zikananirwa ubundi zikirukanka inkazi ni inzoka ni intare ibintu byose bikobya biryana bifite ubu cyangwa bifite ubumara ariko ikagerageza nuvuga ngo cyane cyane ko za nyamaswa ubundi babita ngo ni dead animals zimwe zikozinga urupfu beast kubita urupfu rukaza rero aho ngaho rero ariko ukabona binaniwe kukuruma cyangwa kwinjiza amenyo mu mubiri wawe menya ngo rero urarenzwe ari umurozi arakoraho bikanga niba umuntu abwira aterukana akamundugira ati ko ntamureba se mu byuma byanjye bafite ukuntu bareba umuntu ngo muri tekinoloji zabo barabareba ariko nyamara ngo baragusikaninga bakamenya bagati uyu nguyu ari kumwe n'Imana runaka hari umushobozi w'ikora namubwiye ngo bajye ngo uwo muntu yari ataraba murokore ngo uwo muntu tubona yarapfuye adahari ariko nanjye byambayeho urumva ko Imana 45 njya mbyibuka mama yatujyanye ahantu iti buvumo muri gishamvu akiyari muri gishamvu ni muri Huye cyecu araguza ashyize ibintu mu ruhosi ngo baciraho gutyo muri tekinoloji igihe turahagararanye aho ngaho muri ko arabwira ati uwo muntu uzanye witwa Ntambabazi yarapfuye kandi nguyu umureba hano ati mu nkuru afite indi myuka tubazakorera Imana mu gihe cyakira ati musohoranga
ati mu imandwa zanjye n'Imana yanjye ntabwo bikorana, uwo ni umupfu kandi yanteza ibibazo, sohora ahangaha, ndaho murokore ndanakizwa ndacyari mu kigo, ariko mu mugambi w'Imana uri protected. Abantu bafite imbaraga zo kubona abantu, reka tubigenzemo gakeya mushumba babyumve, batajya bagira ngo ni ibintu biri aho gusa, umuntu adakora utuntu tw'ubufindo yumve ngo ni akantu, kiba gifite icyo kivuze kandi gikomeye. Narakubwiye ngo byinshi babera mu birere ko icyo gihe badubwiye ibintu bikomeye. Yaravuze ati we ati wa mubyeyi uzapfa mbere yabo, kandi nta n'umwe uzagushyingura mu bana bawe. Kabiri, uzakurikirwa n'umukobwa wawe azabyaye umwana umwe. Gatatu, murumuna umuhungu muto azagira amafaranga menshi, ariko nyuma amafaranga azashira. Uwo nguwo unyereka wavuze mbona wapfuye utara, uri azakorera Imana, azagenda ibihugu, azaba icyamamare, ariko azafite igikovu ku ntoki. Igikovu kirize ntabwo nyereka kamera uze ko kigereka. Urumva ko yari afite tekinoloji yarebaga mu rujya atari ku kindi, atubazanakomera atabe n'ukomeye ate n'awagire atsaca mu buzima bwe atakumuzajya bitungana, ati mbonye azamamara cyane, ariko afite Imana zimugendaho, afite abadayimoni bamugendaho, ntabasha gukontorora, ntabasha gukoti. Ubu ngubu bagiye bavuye Tanzania, bo ntabazi ibirere birimo. Ibi birere birahari mushumba. Mama ntitwamushyinguye, yapfuye mu Jenoside baramwishe. Mushiki wanjye apfa 92, apfa muri 2000. Yego, asiga umwana umwe arahari. Byose binabibonye mu buzima. Urumva rero twaba dusobanura ikintu kivuga ngo iyo urose hari niba bigaragara. Icyo twaba tuvuga ko iyo myukira iragenda igakura. Nagatemonyaje gato nshishijemo. Yego, kugira ngo abantu bibafashe kubyumva. Hari n'undi nawe ashobora kuba afite ako yahuza agahita byumva ko ikirere cy'abadayimoni kiriho, no kuba ukavarinzwe na Mwuka Wera no mu maboko y'Imana n'amaraso ya Yesu, ko nta cyapfa kuguhangara. Ushobora no kujya no mu isoko ugahura n'umuntu bita ngo ni umusazi, akaguhanurira cyangwa akakurondora, wemera ko ari Imana, hari izindi mbaraga. Yego ko muzima mutwe ukazi imbaraga zakubonye utazibonye, ariko zibona ibirere byawe. Niho nasobanuye inyenyeri. Ibaze nk'uwo mupfumu yavuze ibyo mpagazemo uyu munsi wa none, kandi mu myaka ya kera muri 85 utanabitekereza. Urumva ni kera, none ni 5 bara uwo muntu wa nyenyeri yanjye guhita ifata akayihindura 0 byari kumugora. Ko ngi baravuze ngo aramutse abishoboye, kuko abakuntu babigenzaga yafataga ibyatsi ngo nibacire ngo nimbuto bagaciraho, agaziringa mu ruho nkabona ibinakora. Abango ngo imbuto nta nshaka, ngo uyu ngo musohora hangaha ngo n'Imana, ngo Imana ngo abakuru ntacyo bavuga. Kandi ubireba ubona ari ibintu byo gukina. Baransohoye. Ati Imana avuga, abakuru ntibavuga. Ati uko afite abadayimoni bafite imbaraga, bafite imiriro bari kugenda, nta makuru ufite, ndashyaye n'umwana muto cyane, nibereye mu mibabaro. Ati cyakora uzamujyana ahantu mwuhagira abadayimoni bamuveho, nibwo tuzongera kumuhanurira, nibwo tuzongera uzamugarure bamwuhagire. Mu rugo barantwara bambwa ati reka ubuse kumpera kuri umuririmbyi uririmba kahero kusenga, none ukamwe mpagarare mayira birusukaho imiti ngo nigire, ati kwe ngo uzahanyura azabyandure. None se ubwo nturoze ndanabyanga, ariko nta makuru. Ndakubwiza ukuri ngo umusazi yaguhanurira, umurokore yaguhanurira, umuntu ibi bintu uvuga ngo kanaka yavuze birasohora, bisobanura ko ari umuhanuzi w'Imana. Ahubwo menya ko ari n'ibirere bimenye uwo uzaba we. Kandi hari n'ubwo iyo woroshye ujenjetse bihita bifata cya kindi uzaba cyo bakakizimya. None se ninde yezubwira Sawuli yuko Dawidi azaba umwami? Nuko yabonye gusa yatsinze Goliyati gusa, ahita ahishurirwa. Yonatani tondura ni uzagusimbura. Yonatani tiratu uzaba wa mbere mbo wa kabiri. Urumva rero ibintu n'ibintu mugomba gutekereza. Twamaze kubona inzuvuga ngo kurota nyine inaniwe gukuruma bya bisimba binaniwe. Bya bisimba bikaze. Cyane ko mu bapfumu bakoresha impu z'ibisimba n'ibindi bintu. Ikindi no kubona ugeze mu kaga ni mu nzozi, warangiza ukambara amaboko aguruka ugahunga icyago.
it means flying from danger. ikibi wagisize nta naho mu gihuri ugiye ko ugiye guhora nk'umuntu kubona imodoka yambaye amabara biragurutse kandi ndagiye baho ni mu nzozi kubona ikintu cyarimo kiza inzira irimo irashya ibyago biraje ukabona uragurutse wabisize uhunze icyo kintu urabyumva ariko ndabyumva cyane guha umugisha cyane aho rero danger tuvuga shobora kuba ari amazi utabasha kuyambuka umuriro byago mbega ukabona hari ibikoko ariko ukabona urasimbutse ikindi ni ukurota umuntu mubi atabasha kukubona ubwo umwanzi atabasha kukubona akagushakisha mu nzozi kandi uraho ntakubona ariko mwanageraho Gerard mu nzozi kandi urahagazaho ntakubona ati namubuze kandi arimo arakunyuraho wowe umureba mu nzozi umureba arazenguruka inzu yakubuze cyangwa mukanyurana izo nizo zerekana ko nta mwanzi nta dayimoni nta satani ishobora kwataka muri icyo gihe ko ugomba kwirinda kugira ngo bitaba urinzwe mu buryo bukomeye yego uraze nko kuba umuntu ashobora gushaka nuko bitarakubaho rimwe uzabisengere bikubeho ariko ikibazo sinzi uko umutima wawe uteye ushobora gukomereka ndikubwira bimbwira kuba umuntu arimo kugambanira message yari agiye kohereza ahantu ikayoba ikazi wawe ayi wewe abenshi Imana yari bakorera iyo wasenze Imana ati senga hari umugisha senga warinjiwe senga igera ikavuga ati reka nze nkwereke ikimenyetso wa muntu akandika ati wa muntu ndashaka ko tumugenda gutya na gutya aho kugira ngo ijye kuwo yayoherezaga agahita yohereza kuri mana nawe warangiza kubera ko atabirebye ugahita uyirya ugahita uyisoma anyuze ati uyikopiya ukayibika ahantu kamwihorera noneho yajya gusiba akibwira ngo ikibazo si ibyo bamaze kubona kera hari n'igihe anabyibagirwa akaberekera kamaraho iminsi nk'itatu ubwo deja Imana ntiyagwaye ikimenyetso ibi Imana ibakorera hariho n'uwivamo akakubwira ibyo bapanze mu nama twabigenje gutya na gutya yari rwose ati ibintu byabo ntabwo nabijyamo ati witonde rero nyine hari ukuntu Imana yavuze ngo nibatera siyo bateranije ariko nzakubwira icya mu nama yabo simbamo sindimo ariko guha amakuru kurota rero umwanzi akubura kureba cyaka guha amakuru y'imigambi yarateranyirije irabikora muri yereko kinigeze kuzibana nk'eshatu ariko message cyane rwose zayobewe iwawe ayiwe ako nawe ugira umutima ukomeye koko njyewe se kituriza ubwo nabanamenye mwo bacukuye nkakubwira ko nabonye wacukura undi se warekeye wowe ngo nkajya nkukwepa ukajya uhanyubara nzahe uri nkajya nca ku ruhande ga buriya ukurusha bwira ngo ngiye ngo nakuvumbuye ngo nakumenye urimo urakora amakosa akomeye cyambere yamenye ko wamuvumbuye aratega undi mutego usa n'uwo kandi urawugwamo kuruta uko wamwihorera wa mutego yateza akagenda gusogamo agahebo kubera kuri nk'ikizu wawurebeye hejuru urumva neza wamera nka ntuza ninde ni Paulo igikururuka yakunkumuriye aho ngaho ngo baricaye ngo barategereza ngo reka turebe ngo ari bukinde ukuriye aririwe ntaraye barategereza baraheba barangije ngo wa muntu ari umwuka w'Imana yariturije urumva kuva aho cyamurumiye ku rutoki aho yagiye gucana umuriro ikibazo kimwe ni iki ngiki icyo gikururuka cyavumbuwe n'iki cyavumbuwe n'umuriro Paulo yagize gute yacanye hari igihe dukubita ikibatsi inzoka zikavumbuka mu miba abantu bakagisha nakanagase byangirije ari nakanagase binabikora urumva abatoye bahambiramo n'inzoka iraceceka inzoka yavumbuwe n'umuriro Paulo yaracanye hari igihe umuntu akora business agakora agacuruza akagira gute bya bintu wavumbura nyine byazamuka ugahita ubona abantu izamukamo nuho kwande ava hehe n'ubigiye kumbe warahambiriye uzi kuri kumwe n'umuvandimwe uzi kuri kumwe n'inshuti kumbe umuriro watse itizamura
bo barahambiriye barazana bashyiramo n'inzoka ukagira nta mahoro noneho wagura imodoka ukabona abantu bararakaye waririmba bararakaye waruzi ko n'abantu barakazwa nuko umuntu atumirwa mu nsengero badatumirwa ibyo gusa ngo ufite ijambo wenyine twe nta jambo tugira bagategura umushinga wo kuzimya bakajya kugura kizimyamoto y'ubupagani ngo bakuzimye ariko bagasanga bazakuzimya bati batarakwakira cyangwa za kizimyamwoto zarateye ingoga kutungaho iyo sanze rero udafite ya protection turi kuvuga ushobora kujya mu nzu y'umuntu utazi aho amatara yakira ntamenya naho yazimiriza nusanga se yakira amatara ya sense cyane urabigenza kandagira bagufatura kagira bakubona so urumva ahantu iyo mwuka w'ishyari ukaba wamaze kwinjira uvuze ko igihe umuntu atabasha w'umwanzi wawe kukubona kukugeraho kukwitegereza ukamuvumbura mbere rero nkwifurije rimwe kuzakira message y'umuntu nk'uwo nzazakire pe ariko ikiza kiriho kwita uzibona ugaseka ukazisevinga ahantu ugaceceka ubundi niko bigenda kugira ngo utamuha amahirwe yo gutegura undi mushinga kandi utazashobora gusobanukirwa wamweretse ko wabibonye reka nguma n'uwo yateguye azi ko ntawuzi ko ni ukuri urakumvise ariko nakumvise ariko nimubwira ngo nakuvumbuye arashamikiraho undi burya mu bintu by'urugamba cyangwa amakuru gato simvuka ariko ndetse ngarukamo gakeya mu bintu by'urugamba iyo bateze mine mu butaka za mine za antipersonnel zira mine nyine zo mu butaka kuko hari ukuntu wazitegura ntago mbivuga sinaga ari ngombwa cyane noneho iyo wamaze kuvumbura uko umwanzi yaziteze mine urazicurukura nuvuga ngo niba yarateguye yakoze icyo yagomba gukora gutya ya yindi urayimura ahubwo za zindi zari guhera imbere ukaza nk'uzitangiza iyo hagati wayiretse nanze kubivuga urumva hari ukuntu itegurwa baje metero hagati y'umusirikare n'undi icyo gihe urarangiza hamwe yateguye bamusire bati muri metero nizi yabakubita n'uyimanutse mukubite wowe ufata za bombe ebyiri ukagenda ukazitega imbere hari guturuka ntiri kuzitegura ahubwo niwe uzitega ngo nanze kujya muri tekinike yawe nabyihora ni ukuvuga ngo urumva icyo gihe we yabonye imitego arangije ahubwo aguteze ya mitego ko yabonye ko wabimenye we ahise ahindura noneho uraje ukaza uje kurwana uzi ko nta kibazo ukayikatira kumba ugasanga aho ukatiye niho yateretse bya bindi umutego mutindi urumva ari icyo gihe ni uko yavumbuye bya bintu rero uko urushaho kubwira umuntu ntanyanganda bizi ntunkunda urimo uramuha amahirwe yo gutegura ikindi kintu utazamenya wagize amahirwe umenya amakuru ugiye kuyapfusha ubusa cy'ingenzi ni iki amakuru kandi amakuru ntabwo tumubika akaraye kuvuga gura ikindi ni ukubona the wicked people abantu b'abanyantege nke bavuga wicked ntabwo ari the wicked no abantu babi wicked okay abantu bagaragara nk'abantu beza no kuvuga ngo bafite ubugome buhishe banasoundinga nk'abantu bazima ubugome buhishe ariko bafite ubumara bw'ubugome kuba yananiwe kugushyira hasi ntago yakubasha nk'ababande ntago byakunda umuntu akageza aho gushyira hasi kwangiza mu bantu guteza abantu kugusebya ariko kugushyira hasi bikagira bikamunanira pe akakwangisha abantu bagakunda kugira ngo bagutakare icyizere akabona ahubwo biri kugenda byonyine ubona bagenda uzamuka byevuriwa bango kiwe uwo muntu atabasha kugushyira hasi yego press you down wapi ntago bikunda akagufungira akaza akakurwambana agasanga urushaho kubaho ntago tuvumika ubwo ngo asanga wa muntu buri gihe ibyo bagerageza gukora byose uhora ubadomina turi abanyamugisha ukadomina ntago tuvumika amen byarabananiye nta nubwo bazabishobora byamunaniye mukira akagerageza agashakura agahinda kazabica mu mutego depression abahitana akagutega kwa saa yino ukahaca saa 3 atarahagera akagutega saa 9 ukahanyura mbere yaho mbega buri gihe akumva atagushaka rimwe na rimwe n'igihe yicara mu nama agasanga nawe yirimo yakora ngo nawe se bageze wese ko wahageze akabazo gato ngo nawe wageze hano kuko abonye ko utahakwiriye nuvuga ngo ubundi ntiyumva ko yakahaje ngo nawe hazi nuvuga ngo nawe se minizi ntabwo ari uburenganzira bwawe hari n'ukuntu ugera ahantu wenda watembera ahantu runaka ngo nawe se aho ujya uhagera gute se kuki ntahagera nawe inama ijyamo se
isi nakana kamuraziranye burya nawe ujya utemberera hano hantu muri iyo hoteli urayizi gute wakoranye na nta mbabazi buriya ibyo byo uriya mugabo ko tuzi ko ibyo tabizi bimeze bite ariko uhageze gute none se nawe bashaka amakuru ko wabujemo nawe se biraziranye ako iri jambo badukurikire umuntu ugerekaho kanungo nawe se ibi menya ko uwo muntu usibye no mu mutima we no mu bwenge nta kwifuza hari ubwo ati wow ati nishimiye kuba nawe uri hano urumva ko ufifuza ibyiza yaba yambaye badge akaba nawe urayambaye kufaryariza soro kurota umuntu ashaka kugushyira hasi bikamunanira gushyira business hasi bikamunanira ikintu cyose ahagakoraga ndagucika umutwe ariko fane kagira gute bikanga kamunanira menya yuko ni impamvu nizo zerekana yuko Imana ikurinze mu buryo bukomeye nta dayimoni. Amen. Gatatu kubona ibintu ngiye kuvuga kanavuze ibisimba biri ntuze byo mu ishyamba none katwivugire domestic animals ko utwo ubwo ni inyamaswa zo mu rugo inka kubikwiruka yaguteza ihembe ariko ukabyuka itarakujomba ihembe ugakanguka itara ari gukozaho ugakanguka ntambwira kurumaho. Ibyo bisobanura ko urarinzwe mu buryo bwose bukomeye nta mwanzi wakata uko yiboneye. Yes. Wow. Ndumva ni byiza abantu babyumvise ni hahandi duhita tuvuga ngo dusoreze kuri iki urumva ko ibyo ari byiza bikwereka ko uri overprotected n'ijuru. Ese aya mavuta ubwo bwirinzi ubugumamo gute muri izi nzozi ubwo turasobanukiye n'abazirose ndetse n'abazazirota bazabisobanukirwa ni zimwe ntabwo nazo zose ni zimwe mu se kubugenda ubona ufite escort kandi utagezwa na fanda nubwo ari ngo ni protocol waje no kubona ufite abantu bagenda bakubigiza y'abantu kandi bari bugasanga wibereye iyo ngiyo mu bujwi nta n'ikintu ufite mu zingajwi nta kintu nijya ko mu nzu zukarota ubona ufite ba bodyguard abahungu bateruye ibyuma n'abakibose ukabona uri hagati urarinzwe ukabona bararinzwe bakanyamuka n'abakurinze ukabona hari n'intwaro zikuri iruhande kandi ntazo utunga mu buzima. Menya ngo urarinzwe, nobody can touch you, you are so protected. Ibyo rero nakubwira ibintu byinshi umuntu agusangisha umutaka uri munyagirwa bisonora kurinzwe mu mvura. Uhagarika gutwara mu modoka utamuramburiye ikiganza tanatiriza. Ibyo rero ni ibintu byinshi byerekana ko urinzwe. Nagira ngo wenda ngarukira niba ntaye mbangamiye. Urakoze cyane mushumba, Imana iguha umugisha nawe. Murakoze cyane mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Imana ibahe umugisha cyane. Bye.